Ntibikubaho kenshi kumva ushaka gufungura mudasobwa, tablet cyangwa telefone yawe buri kanya nubwo nta butumwa waba utegereje? Ese ntibisigaye bikugora kwita ku kazi kawe, gusoma igitabo cyangwa kumara iminota mike udafashe kimwe muri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga? Hari abantu benshi batekereza ko ibibazo biterwa n'ubunebwe cyangwa kubura gahunda cyangwa discipline. Ariko siko bimeze, ahubwo ikibazo gishobora kuba kiri mu buryo social media cyangwa izi mbuga nkoranyambaga zigenda zituma ubwonko bwawe buhindura imikorere yabwo buhoro buhoro buri munsi mu buryo utazi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu ubushakashatsi bw'imitekerereze bwerekana uburyo ubwonko bwa muntu bukura ingufu mu gushaka ibyishimo, ariko social media zigahindura uburyo bikoramo. Turamenya ukuntu social media zigabanya ubushobozi bw'ubwonko n'ingorane bitera ku buzima ndetse n'icyo twakora mu gusubiza ubwonko ku murongo. Nk'uko bisobanurwa mu gitabo kizwi cyitwa The Distracted Mind cyanditswe n'abahanga mu bumenyi bw'ubwonko Dr. Adam na Dr. Larry, iyo umuntu ahora asimbuka ava kuri message imwe ajya ku yindi, ava kuri video imwe ajya ku yindi, ubwonko buhora buhinduranya icyo kwitaho. Ibi bikaba byatuma kuguma ku gikorwa kimwe igihe kirekire birushaho kugorana. Niba rero ukunda ibiganiro bishingiye ku bushakashatsi bisobanura ubuzima mu buryo bworoshye kandi bufite ibimenyetso bifatika, kanda subscribe niba wari utarabikora, unasangiza iyi video inshuti n'umuryango, ubundi unakande like kuko bifasha kugeza iyi video ku bantu benshi, bityo tubashe gusobanukirwa uko ubwonko bwacu bukora n'uko twakwirinda ingaruka z'ikoranabuhanga. Ikaze ku muyoboro w'utuntu tw'ubwenge, aho tuganira ku buzima, imikorere y'ubwonko ndetse n'uburyo bwo gufasha imitekerereze dushingiye ku bushakashatsi bwizewe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka z'imbuga nkoranyambaga ku bwonko bwacu. Ese kuki bigoye guhagarika gukururwa na social media cyangwa izi mbuga nkoranyambaga? Ese kuki twumva dushaka kongera kurebaho buri kanya nubwo twaba tuzi ko turi guta igihe cyangwa umwanya? Ese kuki gusoma igitabo cyangwa gukora akazi byabaye ibintu birambirana kurusha mbere? Igisubizo giteye akaga cy'ibi bibazo kiri mu buryo ubwonko bwacu busigaye bugenda butozwa gukora. Reka twinjire mu kiganiro neza dusobanukirwe. Burya ngo ubwonko bwacu bukura ingufu mu gushaka ibyishimo. Mbere yuko dusobanukirwa impamvu social media zidukurura cyane, tugomba kubanza kumenya uburyo ubwonko bwacu bukora. Mu by'ukuri ubwonko bwa muntu bufite systeme yabwo yo gukura ibyishimo mu bikorwa bifasha umuntu kubaho. Iyo urangije akazi gakomeye, iyo utsinze ikizamini, iyo ugiriye undi akamaro, iyo uhuye n'umuntu wishimiye cyangwa ugize icyo ugeraho nyuma y'umuhate, ubwonko busohora ikinyabutabire cyangwa umusemburo witwa dopamine. Abantu benshi bavuga ko dopamine ari imiti y'ibyishimo, ariko siko bimeze. Mu by'ukuri dopamine ni ikinyabutabire gifasha ubwonko kuvuga buti, iki kintu ni ingenzi, reka twongere tugikore. Niyo mpamvu abantu bagira ubushake bwo kongera gukora ibintu bibagirira akamaro. Iyo dopamine rero ikora mu buryo busanzwe, idufasha kwiga, gukora, kwihangana no gushyira umuhate muri gahunda wiyemeje no kugera ku ntego. Mu yandi magambo, dopamine ntiyakagombye kuba ikibazo, ahubwo ni imwe mu mpamvu zatumye umuntu agera ku iterambere agezeho n'uyu munsi. Gusa uburyo bwiza bwo kuyikoresha ni ugushaka dopamine ituruka mu bikorwa bisaba umuhate nko gukora siporo, gusoma, kwiga ubumenyi bushya cyangwa kurangiza akazi wari wihaye. Iyo ibyishimo bikurikiye umuhate, ubwonko burushaho kwitoza kwihangana no gukora ibintu bifite umumaro. Urumva ko iyo mikorere y'ubwonko aba ari isanzwe kandi y'inyamibwa pe. Ahantu rero ikibazo kibera ingorabahizi ni uko abahanga mu bumenyi bw'ubwonko bavumbuye ko ikoranabuhanga ryo muri iki gihe ryashoboye gufata bugwate imwe muri systeme zikomeye ubwonko bw'umuntu bugenderaho, ariyo systeme tumaze kuvuga y'ibyishimo. Kandi
iyo iyo sisiteme imaze guhinduka nta kabuza n'ubuzima bwawe burahinduka, aho ubwonko bukurikira ubwo butumwa cyangwa amashusho agenda asimburanwa bukigisha gushaka ibyishimo by'akanya gato. Nk'uko igitabo twifashishije kibivuga, ubwonko bwa muntu ntibwaremewe kwakira amakuru mashya adahagarara buri munota. Ubushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga mu by'imitekerereze n'ubumenyi bw'ubwonko bwerekanye ko gukoresha social media mu buryo bukabije bishobora kujyana no kugabanura ubushobozi bwo kugira ibitekerezo bihamye, bikongera stress ndetse no guhora umuntu yumva ashaka amakuru mashya buri kanya. Gusa ibi ntibivuze ko social media y'ubwayo ari mbi, ahubwo ikibazo kiba mu buryo tuzikoresha, igihe tuzimaraho n'ukuntu zubatswe kugira ngo zikomeze kudukurura. Hari igihe abantu bibaza bati, niba social media ari za application gusa, kuki bigora cyane kuzihagarika? Igisubizo burya kiri mu buryo zateguwe. Abantu bakoze izi mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram, Facebook, X ndetse YouTube n'izindi, ntibifuzaga gusa ko abantu bazifungura rimwe na rimwe. Bifuzaga ko bazifungura inshuro nyinshi buri munsi, kuko nibyo bibabyarira inyungu itubutse. Niyo mpamvu izo mbuga zubatse mu buryo bukoresha sisiteme y'ibyishimo iri mu bwonko bwacu. Reka dufate urugero. Tekereza uri kuri rumwe mu mbuga nkoranyambaga, iyo urebye video imwe ntubuze uko video ikurikiriza kuba imeze. Ishobora kuba isekeje, ishobora kuba irimo amakuru mashya, ishobora no kuba irambiranye, ntabyo umenya. Icyo cyo kutamenya icyo ukurikizaho rero nicyo gituma uguma ureba. Abahanga mu mitekerereze babyita variable reward system cyangwa ibishimishije bihishe. Ni uburyo bumwe n'ubukoreshwa no mu mikino ya za tombora. Ntabwo buri gihe uba uri butsinde, ariko kuko utazi igihe uza gutsindira ukomeza kugerageza. Ni nako bigenda kuri social media. Notification imwe, like imwe, comment imwe, video imwe ishimishije bihita bituma ubwonko busohora dopamine. Iyo ubwonko bumaze kubimenyera rero, butangira kukubwira buti ongera urebe indi. Niyo mpamvu ushobora kuvuga uti ndarebaho iminota 3 gusa cyangwa 5 gusa, ariko nyuma y'iminota 30 ndetse n'amasaha ugasanga ukiri kuri mudasobwa, tablet cyangwa telefone yawe. Ikibazo rero si ukubura gahunda cyangwa discipline, ahubwo nuko hari uburyo ubwonko bwawe burimo gukorana n'uburyo social media zateguwemo, ku buryo bisaba kwitekerezaho cyane kugira ngo ubyigobotore. Niba uri mu bantu buri gitondo bakanguka ikintu cya mbere ari ukureba kuri social media, mbere yo kuva mu buriri ukabanza kureba WhatsApp, nyuma ukajya kuri Instagram, ukahava ujya kuri TikTok, hanyuma ukanyarukira no kuri YouTube Shorts, ukaba wamara iminota cyangwa amasaha nta kindi urakora, ubundi ugatekereza ko ari ibintu bisanzwe ngo kuko abantu benshi ariko babaho. Icyo nakumenyesha ni uko ubwonko bwawe bushobora kuba bwaratangiye gutozwa gushaka ibyishimo byihuse. Ubushakashatsi bwavumbuye ko gukoresha social media cyane bifitanye isano n'impinduka mu bice by'ubwonko bifasha kwibanda ku gikorwa cyangwa igitekerezo kimwe, ari byo bita concentration, ibice bisaba kwibuka ndetse no kugenzura amarangamutima. Ubu bushakashatsi bwanagaragaje ko gukoresha social media bishobora kujyana no kugabanura ubushobozi bwo kwibanda ku kintu kimwe, haba mu bitekerezo cyangwa mu bikorwa, kunanirwa gufata mu mutwe ndetse n'ihungabana mu marangamutima, cyane cyane ku bajene cyangwa urubyiruko. Ariko nanone si aho gusa birangirira, hari n'ikindi kibazo cyihishe ariko gikomeye. Ubwonko butangira kwiga kumenyera ibyishimo byihuse, nka bya bindi bavuga ngo irari ry'akanya gato. Kandi nk'uko twabibonye mbere, ubwonko busanzwe bukoze mu kwishimira igikorwa umuntu yagizemo umuhate. Iyo rero umuntu amenyereye amashusho y'amasegonda 10, 15 cyangwa 30, ibintu bisaba kwihangana nko kwiga, gusoma ibitabo, kubaka umushinga, gusenga, gusabana n'abandi ndetse no kuganira n'umuntu igihe kirekire bitangira kugorana.
kuko ubwonko buba bwamaze kumenyera guhora buhabwa ibintu bishya kandi byihuse. Niyo mpamvu usanga umuntu yicara mu ishuri, mu nama, mu rusengero, mu busabane n'abandi, ukumva ngo nabaye bored cyangwa narambiwe. Aha rero niho utangira kubona impinduka zidasobanutse. Waba uri ku kazi ntubashe kugira concentration cyangwa kwibanda ku kazi iminota irenze 10, watangira gusoma igitabo ubwonko bugahita bushaka gufata phone, waba urimo kureba filime ukabona ntikunejeje ukayihagarikira hagati itarangiye ugatangira indi bityo, ndetse waba unaganira n'inshuti ukumva ushaka kureba niba nta kantu gashya kari kuri social media. Muri make ubwonko ntibuba bukiri hamwe. Nshuti dukurikiye, niba tukiri kumwe nuko uri mu basobanukiwe ko muri iki gihe social media zikenerwa na benshi mu itumanaho, kwiga no gusabana. Abantu benshi ariko nanone ntibaramenya ko kuzikoresha nabi bishobora guteza ingorane zitandukanye mu buzima bwo mu mutwe no mu mibereho yabo muri rusange. Mu kanya turarebera hamwe icyo ubushakashatsi bwa siyanse bubivugaho. Ariko mbere y'uko dukomeza, andika muri comment ngo ubwonko buri mu kaga. Kandi niba utarakanda like, kanda like kuko bifasha iyi video kugera ku bantu benshi bashobora kuyungukiramo. Ubushakashatsi bwerekana ko iyi nzira yo gushaka ibyishimo byihuse biterwa na social media imyaka myinshi itera umuntu kwisanga mu bibazo 5 bikomeye by'ubuzima. Icya mbere nk'uko twabibonye ni ukugira ubushobozi buke bwo kwibanda ku gitekerezo cyangwa ku gikorwa, ibyo bita concentration, kuko gukoresha social media cyane bituma umuntu ahora ahinduranya ibyo areba, bikagabanya ubushobozi bwo kwibanda ku gikorwa kimwe igihe kirekire. Icya kabiri ni ukwiyongera k'umunaniro wo mu mutwe, kuko amakuru menshi n'amashusho ahora anyura kuri social media ananiza ubwonko, bigatuma umuntu yumva arushye mu mitekerereze. Icya gatatu ni stress n'amaganya menshi, kuko kwigereranya n'ubuzima bw'abandi cyangwa guhora utegereje ubutumwa n'ibitekerezo za like na za comments bishobora kongera stress n'amaganya biterwa no kutiyakira. Icya kane ni ugusinzira nabi, kuko gukoresha telefone cyangwa izindi ekara cyangwa screen mbere yo kuryama bishobora gutuma gusinzira bigorana cyangwa umuntu agasinzira amasaha make. Icya gatanu ni ukumva uri wenyine, kuko nubwo uvugana n'abantu benshi online cyangwa kuri izo mbuga nkoranyambaga, nubwo umuntu ashobora kuganira n'abantu benshi kuri internet, ashobora kubura ubusabane nyabwo bikamutera kumva ari wenyine. Ubushakashatsi bumwe bwakurikiranye abana b'ingimbi bwerekanye isano hagati yo gukoresha social media n'ibibazo byo kudashobora gufata mu mutwe no kwiga neza muri rusange. Gukoresha nabi rero social media bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwo mu mutwe no ku mibereho y'umuntu. Ni ngombwa kuzikoresha mu rugero no kuzikoresha mu buryo bufite intego kugira ngo izo ngaruka zigabanuke. Ariko rero nanone hari inkuru nziza. Ubwonko bwa muntu biragorana ko bwamera nk'imashini yangiritse burundu. Buba bufite ubushobozi bwo kongera kwiyubaka. Abahanga bavuga ko ubwonko bushobora guhinduka no kongera kwiga uburyo bushya bwo gukora. Iyo niyo mpamvu ushobora gusubiza ubwonko bwawe ku murongo. Dore ibyo wakora. Icya mbere, ntugatangirire umunsi wawe kuri social media, ahubwo mu minota 30 cyangwa isaha ya mbere ya nyuma yo gukanguka, irinde imbuga nkoranyambaga zose, ubyuke usohoke winanure uhumeka umwuka mwiza wo hanze. Icya kabiri, garura ibintu bisaba gutuza. Tangirana umunsi wawe n'isengesho, usome igitabo nk'iminota 10, ukore siporo, wibande cyangwa ku kazi. Niba nanone ari umunsi w'ikiruhuko, utembere, mbese wige kwicara ugatekereza nta mudasobwa, tablet cyangwa telefone. Icya gatatu, shyira igihe ntarengwa kuri social media. Niba ubwonko bwawe busanzwe bumara amasaha 4 kuri social media, ntubuvaneho ako kanya, tangira ugabanye buhoro buhoro. Ubushakashatsi bwerekana ko ikibazo atari gusa screen time cyangwa igihe umuntu amara kuri izo mbuga nkoranyambaga, ahubwo ikibazo kiri no mu buryo bwo kuzikoresha n'ukuntu
bikurura ibitekerezo buri kanya. Byumvikane rero ko ikibazo gikomeye atari social media ubwazo, ahubwo uburyo tuzikoresha butuma zirimo kutwigisha uburyo bubi bwo gutekereza tutabizi, bikarangira arizo zidukoresheje. Igihe ugiye kuri social media, ujye ubanza wibaza uti ni iki ngiye kuhakora? Niba iki kibazo utagifitiye igisubizo gifatika, birashoboka ko ari gahunda ya social media cyangwa icyitwa algorithm ari cyo kigiye kukugenzura. Aha ufata akanya witekerezeho. Gerageza kugira nibura iminota 30 buri munsi ukora ikintu kimwe gusa kitari social media, usome, wandike, ukore siporo cyangwa ukora akazi kamwe utareba kuri telefone cyangwa computer cyangwa tablet. Ndabizi mu ntangiriro bizagorana, ariko uko ubikora kenshi niko ubwonko bwawe buzatangira kongera kwiga kugira gahunda. Ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha aho tuzaganira ku bikunze kuvugwa ko gukora regime cyangwa diet nabi ku mugore ukuze byatuma arushaho kwiyongera ibiro ndetse n'uburyo bwiza bwo kubirwanya. Mwakoze rero kubana natwe muri iki kiganiro. Byari utuntu tw'ubwenge. Niba mwanyuzwe mukore like mubitwereke, ubundi munasangiza abanyi iyi video. Ubundi tugumane no mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane rero, mugire ubuzima bwiza.